none se w'iminsi yose ahora humura usanga humura wari iminsi uko abigenza kose abahita w'umukobwa utahumura neza ngewe ubwira ati genda umusirimu uko byagenda kose oya ese kari byabwiye Irene rero reka nko abandi nawe kisekera ariko birasekeje oya nese atekereza ko bakuranye ikiganiro we buriya yamushimye oya birababaje kubona igitsina gore muri rusange uyu munsi ikintu cyambabaje n'uburyo nagiye mbona abantu bagenda bashyiraho amafoto ya Nyambo ikiza cya Nyambo nuko ari umuntu nigeze gukora n'umubebe unuko oya mwana kandi arazwe oya nani yumva ko muvuze Imana mbabarire wese uryango yarabimenye ko nuko narabimubwiye ntabwo nabwe ngo ranuka akoramubwiye ngo gerageza uhumure hari abantu bakuntumyeho nabwe kandi abantu babone ako banamuntumyeho hari abantu bamuntumyeho barambwira ati wazamurabuye ko bimeze gutya na gutya ntaga nuko byo kunuka nimba ari cyo sinkizi umusitari agerageza ahumure Imana mbabarire kandi ubwo ni mwiza dizi cyukishe rero oya ni inshuti yawe besto mumeze uko nawe ntabwo turahaziranye kizajya ntabwo wamubwira wiki wowe waba utaramwumva ntibazakubeshye buriya nta nshuti yanjye nuko ibaho njye ndayizi ntabwo ari inshuti yanjye ngiye gutya gusa turazi ako ni inshuti yawe nayo ndazi ko ni inshuti yanjye inuka yanjye Yes, hello my people, banyarwandakazi, ngira ngo mwamaze kubyumva tayari tuba twinjiye muri ya makuru abari trendy kabisa. Reka tugende rero turebere hamwe ese koko uyu DJ Crash ibyo yaje kubavuga kuri Nyambo Jessica, ese nibyo, ese abantu benshi ko mumaze kugenda mumenyera abantu benshi, ese ko abantu benshi mwagiye muhura n'uyu mukobwa Nyambo, dore ko abantu benshi bakomeje kugenda bamwibasira ngo mu byukuri aranuka. Ese ibi bintu nibyo, ese niba ari byo ibintu DJ Crash yakoze kuza kuri social media, kuza ku mbuga nkoranyambaga kabisa agaharabika uyu mwana w'umukobwa, ese byari bikwiye? Ese mu byukuri ibi ni ibiki banyarwandakazi? Dore burya narababwiye ngo ishyani ni ishyano, ese ubu bari gupfa iki? Niyo haba hari ibindi bapfa. Mu byukuri ibi bintu DJ Crash yakoze byaba ari agahoma munwa. Dore ko buriya hari video ngiye kubaha, hari byo bagiye bakata, ariko murabizi ko ubutasi kabisa burya n'ahantu butaba, hari byinshi yagiye avugira kuri kamera. Dore ko yanavuze ngo uyu Nyambo Jessica kubera ukuntu ahumura nabi, cyangwa se reka mbivuge mu mvugo yakoresheje, yaravuze ngo uyu mukobwa ukuntu ahumura nabi kabisa no kubona umugabo bizagorana. Ese tuvuge ko ariyo mpamvu ubungubu urukundo rwe twari tuzi cyane ko agenda avugwa cyane mu nkundo zigiye zitandukanye. Ese tuvuge ko today ari cyo kibazo kuba akiri isingo, cyangwa se abamubeshyira ngo afite umusheri, bikaba binavugwa ko ngo baba baramukatiye. Ese yaba ari kubera iyi mpumuro mbi? Reka turebe kabisa. Mu kiganiro giheruka ngira ngo abantu benshi video nayo barayibonye, ubwo Nyagiso bamubazaga ese koko niba ibyavuzwe kuri Nyambo ari ukuri, niba agira impumuro mbise cyangwa niba anuka, uko yagiye asubiza bimwe mu bitangazamakuru aho bari bakoranye, ngira ngo mwagiye mubibona. Ese mu byukuri reka maze kiremo iyi video mwiyumvire, ubundi nze dukomeza turebe ese nibyo koko Nyambo aranuka. Nabonye tundi hari video umukobwa yitwa DJ Crash ikiganiro yakoranye na Emirene avuga ati hari abantu DJ Crash warage warage yumvuze DJ Crash muri iminsi umuntu yita yumva rage iri kumuntu asigaye yita yumva nyine yego yakoze ikiganiro abwira Emirene ati hari abakobwa mugenda n'abinshuti zawe za mbere banuka, abwira Irene cyangwa Irene ari kumubwira ya Crash ari kubwira Irene ati baranuka pe, ati hari abakobwa bagendana na Irene banuka inshuti ze barimo muri babiri twashyize ku munzani dusanga muri babiri, ubwo inshuti ya mbere muri ya Irene ni Aisha kuko tubona nyine yego akaza Nyambo na bisigaye ninde Aisha Nyambo ba Vestine ntibagendana so oya n'abantu mu ibiganiro basanga ntago ari bari abakora undi ntibagiwe ababoroga bo kuri Instagram bahita bakubitaho Nyambo muri comment bati umwana w'umukobwa witwa Nyambo bumushaka hiki. DJ Crash aramutse ari Nyambo yavugaga ni iki wamubwira? Aramutse ari we
nk'umukobwa mugenzi we kuba yarabivuze se byamumariye iki? Ni ukuvuga ngo umuntu abaramutse koko ari we umuntu wa mbere yakabibwiye n'inyambo nyine nyir'ubwite uza kubivuga mu itangazamakuru nta kintu kimwe byaba bimaze uretse gushaka nyine kwiteranyiriza ubusa. Ubwo rero nta bibaye koko ari nabyo nkeka ko yamwegera akabimubwira nubwo atabikosora cyangwa atakora iki ntabwo ari ngombwa kubivuga mu itangazamakuru. Uvuze ngo yarahubutse nubwo byaba ari byo ntabwo bikwiye yakoze amakosa. Nico ngiye ngayibaze noneho bibaye atari byo urumva amakosa yakoze amakosa ugira kabiri. Ko mugenda nawe urabyumva zimurahuraho twarahuye. Hari ubwo urabyumva hose? Hari ubwo umwana wawe yayishobora urabyumva hose? Shawapi kabisa. Uvuze ngo yarabeshye. Sinzi niba yarabeshye kubera ko urumva ari igihe ushobora guhura n'umuntu kuri uwo munsi wenda ibyo ngibyo bituma nuka atabikoze cyangwa se n'iki. Ariko mu by'ukuri njyewe bose twarahuye nabyo nabumvisheho tu. Yes, ngaye nguko rero ngira ngo umwabyumvise, ariko mbere ko dukomeza kora subscribe utarakora subscribe kuri Day by Day News, dore ko amakuru yose amakuru bari kugenda avugwa muri imihanda ndetse no kuri isi ndetse nari mu nda y'isi kabisa, ubugomba kuyasanga no kuri Day by Day News abari nk'itegeko kuko niyo promise twaba promisinga. Ngaye nguko rero mwumvise uko bamwe baje babivuga, witwa Miki we yaravuze ati nukuri byarambabaje cyane, uti byanteye agahinda bintera ishavu nk'umukobwa twabanye, mu by'ukuri ntago byari byiza ko nka DJ Crash azagashyira ukuri hanze, dore ko twe tuba twaricecekeye, mu by'ukuri hari ibyo tuba tutavuga ariko mu by'ukuri suko tuba tutabizi. Ese mu by'ukuri nawe yarashatse kuvuga ko Nyambo anuka? Ibi bintu bikomeje kugenda mu by'ukuri bitera abantu urujijo, dore ko abantu benshi cyane bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru, ariko ngo ni akatavuga umwe, ngo dore ko imbaga nyamwinshi n'ubundi ngo byo ari ibintu bisanzwe, ngo ahubwo nyine ikosa ryabayeho no kubizana kuri social media, ngo kubera ko ubundi utabizi n'utari wegera uyu mwana w'umukobwa ushobora kubona kabisa ukabona isura yishobora no kuba wayinyweraho mata, ariko mu by'ukuri nyine mugira ngo mwabyumvise muraza kunyihanganira nintabisubiramo, ariko nyine umubiri ukaba waranze, nyine mwabyumvise uko biba bimeze, uko biba byamugendekeye, nyine umubiri we ngo uranuka cyane. Ariko ibi bintu byaje kuba bibabaza abantu benshi. Ese DJ Crash yabikoreye iki? Ese niki ari gupfa na Nyambo? Mu by'ukuri mwumvise ko Nyagiso we ibyo yaje batangaza mu by'ukuri yanze kujya away, ahubwo nyine aravuga ati mu by'ukuri niyo byaba ari byo ntago ari ngombwa ko yari kuba yabizana kuri kamera. Ngaye nguko rero uko bikomeje kuba byagenda byifashe muri iyi mihanda. Ese banyarwandakazi, uyu mukobwa Nyambo Jessica umaze gukundwa n'abatari bakeya kubera uburyo yaktinga muri za filimi. Murabizi ko ubu ari umwagitariste mwiza kabisa, murabizi ko mu by'ukuri n'ubushize muri biriya bihembo byari biri gutangwa nawe yararimo mu bari kubihatanira, ariko bikaza kurangira mu by'ukuri nyine nta gihembo atsindiye. Ese uyu DJ Crash waje abaga Nyambo bari gupfa iki? Dore ko uyu DJ Crash we tumuzi ko muri iminsi yaramaze iminsi acudikanye na Lage, ariko se kuba yatandukana na Lage nibyo bimuteye agahari ko kuza abaga bagenzi be? Ibi bintu mu by'ukuri ni agahoma munwa. Ngira ngo turasanga cyangwa se turahurira muri comment, mugende muduha ibitekerezo. Ese ibi bintu DJ Crash yakoze byari byo? Ese kuza agashyira umukobwa mugenzi we ku karubanda mu by'ukuri ni ibintu bizima? Muragenda mutubwira muri make, aho ubundi ni Day by Day News. Bongera dusubire mu kanya mu yandi makuru abagenda cyara. Ciao ndabakunda cyane.